Yesu nashimwe inshuti zaberwa TV, twizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro nibishimirwe yuko turi amahoro. No ku nshuti zaberwa TV ntawa twandikiye ngo tubwire ngo ntago byagenze neza, ariko dukunda kuvuga ngo naho bitameze neza mukomere. Ntabwo twabibaza ngo uragira ute, kuko nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko nifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu, kandi ibyidushakira ni byiza, ntabwo ari bibi. Muri aka kanya rero nk'ibisanzwe turi kumwe na mama Berwa kuri Berwa TV. Reka tubanze dusuze inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, Kenya, Tanzania, inshuti zacu ziri Malawi, Zanzibar, inshuti zacu ziri Amerika, inshuti zacu ziri Dubai, inshuti zacu ziri Qatar, inshuti zacu ziri China, inshuti zacu ziri mu Bubiligi, mu Bufaransa, inshuti zacu n'ukuri ziri muri Congo. Inshuti zose zaberwa n'ibindi tutabashije kurondora muherereye, mwiyumve mikaze kuri Berwa TV hamwe na mama Berwa. Nk'ibisanzwe rero tuje mu ijambo ry'Imana. Reka tubanze twiragize Imana y'amahoro. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, Imana iba yaturinze, Imana iba yabanye natwe, ni ukuri nta gikuba kiba cyacitse. Imana ibereye amashimwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo nyakubahwa, Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, mbere na mbere yuko ngira icyo mvuga, nciye bugufi imbere y'amaso yawe, ngo amaraso yawe nabanzanyeza ntunganye, ankureho umugayo. Ni ukuri ndatekereza nkacumura, nkavuga nkacumura, nakora nkacumura. Ndi umunyabyaha wo kubabarirwa, sinaribwiriye no kuza imbere yawe, ariko kubw'imbabazi zawe ni ukuri nyemerera unyeze ntunganye, kandi unyezanye na buri muntu wese uzumvira ivugabutumwa, uzumvira ijambo ryawe, kugira ngo njye ugiye kurivuga Mwuka wera abe ariwe kunyobora, ntaba ari njye wururuka wivugire muri njye, kandi kugira ngo n'abazaryumva ntazaba ari bo bazaryumvire muri wowe. Mbyambaje nizeye izina ryawe ryera, amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Imigani. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga Imigani 7, turasoma n'umurongo wa mbere tugeze ku wa 4. Haravuga ngo inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu. Titre iratubwiye ngo inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu. Mu bisanzwe tuzi yuko abantu bakunda kutubwira ngo inzira, ngo ubusambanyi ni bubi, ariko na Bibiliya ibivuzeho. Bashoboraga kuba babyumvaga mu buzima busanzwe, washoboraga kuba wari ubizi mu buzima busanzwe, ariko na Bibiliya ibivuze. Iravuze ngo inzira z'ubusambanyi zigana urupfu. Yibivuze neza cyane. Birashoboka ko bajyaga badushyira mu makarabu bakatwigisha ubusambanyi ni bubi, havamo sida, havamo ibi n'ibi, havamo ibi n'ibi. Na Bibiliya yabivuze neza ngo inzira z'ubusambanyi zigana urupfu. Bivuze ngo muri aka kanya niba urimo wigaragura mu busambanyi, uvuga utari ko ndi kwishyira mu bukandida bw'urupfu. Niyo waba wikingira gute, Bibiliya ntabwo ibi byo kwikingira bivuzeho. Iravuze ngo inzira z'ubusambanyi zigana urupfu. Icyambere, upfa mu bitekerezo. Umugabo waciye umugore inyuma, cyangwa se umugore waciye umugabo inyuma, byanze bikunze asa nkaho burya hari ihungabana bafite muri we. Hari ihungabana uba ufite. Uzigenzure wowe ukora icyo kintu, nkubwira ngo nakireke, uzigenzura uzasanga hari ihungabana ufite muri wo. Cyane cyane aba bagabo bakunda guca abagore babo inyuma, usanga ari abagabo mu rugo batanga keya ariko zitabarimo, batanga keya zo gusibanganya ibimenyetso. N'aba bagore bakunda guca abagabo inyuma babo batanga keya ariko zidafite ibimenyetso, zitabarimo. Gutanga keya ngo gukora ikintu kitakurimo donc kirakuvuna. Niba abantu baza bakwita sheri ariko bitamurimo, ashaka kuzibanganya, kukwereka ko agukunze by'indengakamere ariko bitamurimo. Icyo nicyo cyambere kigana urupfu. Gukora ikintu kitakurimo bigana urupfu. Ikindi cya kabiri, nk'uko bibizwi, habamo uburwayi. Warwariramo sida, warwariramo imitezi, warwariramo indwara nyinshi, ndetse n'iyo ubikoze ubwawe nta mahoro uba ufite. Ushobora kubikorera muri hoteli runaka, ugaca Nyabugogo ukagira ngo abantu bose barareba ko uvuye gukora icyo kintu. Ubundi ikikubwira ko ikintu ari kibi ni uko utagikorera public. Ikintu utakora abana bawe bareba, ikintu utakora ngo uvuge ngo uri fier cy'ibyaha, nicyo kikubwira ko ubusambanyi ari bibi, ari bubi. Igihe uri mu byaha ni ukuri ntabwo uba umeze neza,
ntabwo uri proud y'ibyo bintu, nicyo kikubwira ko ari bibi. Igihe cyose uri guca inyuma wasambanye uwo mwashakanye, igihe cyose uri umukobwa uri kubikora n'urubyiruko, ntabwo ari byiza. Bibiliya tubwiye ngo inzira z'ubusambanyi zigana urupfu. Iteka n'uwumva uri mu busambanyi uzamenye ngo ungana urupfu. Icyambere uzafata ugushyingure, nutanapfa uzapfa uhagaze, kuko bizakugiraho ingaruka byanze bikunze mu bwonko, muri mind no mu bindi bizakugiraho ingaruka. Usibye ngo urubyiruko rw'ubu ruvuga ngo biraruhura, simbizi, gusa ntago habura ako kantu, kuko icyaha ni icyaha. Rero abantu benshi bazi ko urupfu rugenwa n'Imana. Oya, Satani Bibiliya tubwiye ko inzira z'ubusambanyi zigana urupfu. Uba urimo wihamagarira urupfu, kuko nta kindi Satani cyamuzanye ni ukwica no kurimbura. Igihe cyose rero uri kwishora mu busambanyi uri kwiyica ndetse no kwirimbuza. Imana itugirire neza, ni ukuri abantu bose bakoraga izi ngeso bagarukiraho. Reka rero dusome ijambo ry'Imana turyinjiremo. Twari turimo tuvuga kuri titire, kuko nayo ifite ivugabutumwa ryihariye ryo gukura abantu mu rupfu, ryo kugira abantu inama kugira ngo bareke icyo kintu. Nukora igihe cyose ubusambanyi ujye uvuga ngo ndi kugana mu rupfu, uri we wese. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe mu Migani 7. Twari turi kuri titire, turasoma n'umuntu wa mbere tugeze ku wa 4. Ngo mwana wanjye komeza amagambo yanjye, kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukunde ubeho, n'inyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe. Ubihambire ku ntoki zawe, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Ubwire bwenge uti uri inshuti yanjye, n'ubuhanga ubwire bwenge uti uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyi migani yari arimo ahugura ngo mwana wanjye turi guhugurwa. Umubyeyi ashobora guhugura umwana we, n'Imana ikaduhugura. Buri muntu wese wifuza ukunda umwana we aramuhugura, n'Imana igiduhugura. Iravuga ngo mwana wanjye komeza amagambo yanjye, kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukunde ubeho. Ngo komeza amategeko yanjye ukunde ubeho. Igihe cyose Imana yicara itubwira mwirinde ibi ni ibyaha. Yaduhaye amategeko tugomba kugendera. Ubusambanyi ntuzice, ntuzibe, ntuzasambane. Mbeno yagiye iduhaye amategeko. Aya mategeko Bibiliya niyo wayisoma udafite intego yo kujya mu ijuru, ukayisoma ufite intego yo kubaho, wabaho neza. Rero aramubwira ngo mwana wanjye komeza amategeko yanjye, kandi amategeko yanjye uyizirike. N'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho. Ngo n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni z'ijisho. Iteka umubyeyi ahanura umwana, niko Imana buri gihe duhanura. Wajya gutanika gukebura, wajya kugira gutika gukebura, ngo ubirinde nk'imboni z'ijisho. Arangije aramuhugura, aramubwira ngo ubwire ubwenge uri mushiki wanjye. Ufate bwenge nka mushiki wawe, ubwire bwenge ngo uri mushiki wanjye. Ngo numara urumva kubwira ubwenge bwawe. Ubundi ikintu, buriya hari ikintu nabonye, ibyaha nshuti z'umusaraba, ibyaha bizana ubugoryi mu muntu. Reka mbabwira, umunyabyaha agera agakora ibibi ntamenye ko ari gukora ibibi. Ukabona birarenze mu bantu, ukabona birarenze. Noneho ikibi iyo umuntu ari umunyabyaha atubwenge ntamenye ko ari gukora ibintu abandi badakunze bibi. Munyabyaha atubwenge. Noneho biratubwiye ngo ubwire bwenge ngo uri mushiki wanjye. Uyu muntu rero yamaze kuba umunyabyaha, tayari aba yabaye n'umuswa. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka nibwo bwenge kandi niko kujijuka. Impamvu uyu muntu aba yabaye umuswa, wataye ubwenge cyangwa wabaye umunyabyaha, uyu muntu warenze igipimo, niba abandi uzabona bataye ubwenge, badakomeje ubwenge bw'impanuro, yaba impanuro z'ababyeyi, yaba impanuro z'Imana, yaba impanuro ndetse z'igihugu nka gavumenti, nabo bahanura kugira. Iyo umuntu rero yataye ubwenge, ni kwa kundi ubona yamuje ari gukinira pornography, aba yataye ubwenge. Ni kwa kundi ubona ashobora gusambanira mu ruhame, aba yataye ubwenge. Ni kwa kundi ushobora kubona ahubuka mu bintu byose, aba yataye ubwenge. Umwana aramubwiye ngo mwana wanjye ubwire bwenge, turi
mushiki wanjye uramutse ufashe ubwenge na Bibiliya avuga ngo umunyamakenga yabonye ikibara kirinda. Uyu muntu rero warenzwe n'ibyaha ntabwo aba agifite ubwenge. Mu yandi magambo ntabwo aba akiyoborwa n'ubwenge bwe, ahubwo aba akiyoborwa n'ibintu byabaye muri karande we. Niba yumva usambanye ukabigira nko tuvuge nk'abanywi b'itabi, ntabwo ubwenge bwawe buba bukibasha gukontorora kureka kunywa itabi. Niyo wasambanye, kuko turi kuri iyi titiri ivuga ngo umusambanyi agana mu rupfu, niyo wasambanye kenshi na ubwenge bwawe bugeraho ntibukontorora ubusambanyi bwawe, kumva wasambana n'umuhisi n'umugenzi. Niyo ubeshya ubwenge bwawe bugeraho ukabura gukontorora kubeshya, ukabeshya no mu bitari bikwiye kubeshywa. Niyo wiba ubwenge bwawe burarenga bukananirwa gukontorora kwiba bukibwa n'ibitari Mary wanjye yigeze kudusetsa aratubwira ngo yari umuntu wahingiraga amafaranga ngazi guhinga pe agahinga ariko yiba none abantu bakamuhikiraka kuko yari afite imbaraga zo guhinga, ariko bigasaba kumucunga ngo yiba ariko ngazi ahinga ku buryo amafaranga umuhaye badapfuye ubusa. Noneho ngo bakamuhikiraka agahinga ku buryo ahingura bose bari apodete ku buryo atabona nuko atora n'isabune irambitse hasi. Rero yabonaga bose bamureba bakarinda bamurenza amarembo, ngo yarirukangaga agahita batura umutumba w'insina akawuterura akawirukankana kubera iki? Kwiba byananiye byishe ubwenge, yananiwe kubikontorora. Ubwire bwenge ati uri mushiki wanjye, ubwire bwenge ati uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe. Aravuga ngo n'ubuhanga ubwite inshuti yanjye. Iyo umuntu afite ubwenge ndetse agira n'ubuhanga, ubuhanga nuko ukora ibintu binoze ibyo ukora ukabinoza mu buryo bw'umwuka, ukabinoza ukumva urabinogeje, ukumva neza ubishyize muri gahunda, ubishyize mu mwuga. Ubwire n'ubuhanga uti n'ubuhanga ubwite inshuti ya. Ubuhanga ugomba gukora ibintu byose ariko ukabikora no mu buhanga. Niba ari ijambo ry'Imana ukarisoma, niba hari uburyo ugiye kuryigisha ugashaka uburyo mbene ukareba tere ugakoresha umwuka wera n'ubwenge Imana yaduhaye. Ntidukafata ubwenge Imana yaduhaye ngo tubuteshe agaciro, kuko nabwo burakenewe kandi tugomba gusaba ubwenge buyobowe n'Imana. Ni ukuri numvagira ijambo rindimo ngo ubwire bwenge ngo uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe. Ni ukuri kugira ubwenge ukongeraho n'ubuhanga ni ibintu biryoshye cyane. Birakwiriye yuko niba ukunda Imana ushaka no kuyubahisha, wenda we byarakurenza, ariko abana bawe ni bakunda Imana, banakunde kwiga, baze basome, baze babwirize mu Cyongereza, baze babwirize mu Gifaransa, baze babwire n'ubuhanga bukore, tubwirize isi yose, tubwirize international. Mba ndimo ngerageza kwiga Icyarabu cyane kugira ngo mbe nabwiriza no mu Cyarabu. Mba ndimo numva nagerageza nkakiga nkakimenya, noneho nkarangurira mu Cyarabu, kuko nabyo byamfasha kubwira abantu. Mba numva nakimenya cyane, namenya Icyarabu, nkabwiriza mu Cyarabu, nkabwiriza nabo nkababwira nubwo biba bitoroshye. Ariko noneho muzi ko Pawulo aho yarageze harahakoze yiregura, harahakoze n'ubuhanga. Ubuhanga arahagarara aravuga, ariregura mu ndimi batari bazi kazi, ariko basanga arazizi. Imana rero tuyisabe ubwenge ndetse n'ubuhanga mu byo dukora byose, tuzabasha guhirwa. Shalom, ndabakunda. Mwari kumwe na Mama Blessing, nababwiraga ngo mwirinde icyaha bita ubusambanyi, kuko titira yavuze ngo inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu. Inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu, usibye n'ubusambanyi n'ibindi byaha tuzibukire. Ni ukuri twizere Yesu nk'umwami n'umukiza agira neza. Shalom, reka twiragize Imana yabanye natwe. Imana mu izina rya Yesu Kristo nyakubahwa, Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana data ishoboye byose, ndagushimye ibyiringiro bizima, ndagushimye Imana y'amahoro, ndagushimye Imana y'urukundo n'ubuntu bwinshi, wabanye natwe n'ushimwe. Uduha imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo, ndetse na buri muntu wese uzumvira ijambo ni ukuri azagirirwe neza nawe, abasha gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Uduhe wa mutima nka wari uri muri wowe Kristo, wabasha gutsinda iyi si. Uduhe wa mutima wari uri muri Yosefu, wabasha gutsinda muka Potifari. Ndakwinginze kugira ngo tubashe gutsindira umubiri twambaye, kuko biragoye ko umuntu yagutsinda. Ukoze urakarama, mbyambaje nizeye izina ryawe ryera. Amen.
shalom shalom, ndabakunda. Niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana kora subscribe, share na comment kuri Berwa TV na Mama Berwa. Ariko nkunda kuvuga ngo utabikora nk'umuhango, ubikore wumva bikurimo, ubikore wumva ubishaka. Ni ukuri tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Shalom shalom.